Nzute bana wanjye, umunsi tugiye kuganira ku kintu bita reused content solution. Mbere yuko umenya reused content solution, ugomba kubanza ukamenya reused content ni iki. Kugira ngo ushake umuti w'ikibazo, ugomba kubanza ni uko ugomba kubaza icyo kibazo mbere na mbere. Hano aha ngaha bari kuvuga ngo reused content solution. Buriya YouTube ni platform abantu bahuriraho ari benshi. Ubu ngubu bavuga ko abantu bakoresha urubuga rwa YouTube basaga miliyari enye. Basaga miliyari enye zirenga gutyo. Ebyiri kuri enye gutyo cyangwa zinarenga. Nabo bakoresha urubuga rwa YouTube. Noneho kuri YouTube ukuntu system ya YouTube imeze, YouTube ni platform y'amavideo. Ushobora ku uploadinga video, ari video wafashe bisanzwe ahantu, cyangwa se ari nka video wikoreye ugafata static image akaba ariyo ushyiraho. Static image ugashyiraho n'amagambo, ariko nabyo bikaza ari nka video, ari video wakoze, ariko akaba ari video wakoze ukoresheje text. Nabyo birashoboka. Kuri yo ukagenda ukandikamo, wenda ukaba uri kwandikamo text, ukandikamo text, ariko bakavuga ngo ukabwira app zikora video ngo ziyikore. Buriya na ChatGPT, ubu ngubu ChatGPT ushaka gukora video ukoresheje ChatGPT, ushobora kujya kuri ChatGPT. Hari ChatGPT nyinshi, hari AI nyinshi. Hari iyo bita ChatGPT ya mbere. AI ubwo ni artificial intelligence. Hari artificial intelligence AI, ChatGPT, hari iyo bita Claude, hari iyo bita Gemini. Nizi ziratandukanye. Ni nyinshi, zigiye zifite ibintu byinshi zitandukaniyeho. Noneho YouTube nyine ukagenda ugafungura channel, ariko muri iyi video, kuri iyi channel hariho, niba utazi ukuntu bafungura channel kuri YouTube, ugenda urebe muri video zabanje birimo. Uraza ugafungura channel, wamara gufungura channel, umaze kuyicreatinga bahita bakubwira ngo creation yawe successful. Icyo gihe uba wemerewe ku uploadinga video, ariko ukifungura ntabwo uba wemerewe ku uploadinga video irimo hejuru y'iminota 15, keretse iyo wakoze verification. Kuko ukora verification ukoresheje telefone, ukoresheje nimero ya telefone isanzwe. Ushobora gukoresha telefone ya Airtel, bishobora gukunda, cyangwa se indi telefone n'indi nimero wakoresha ya Airtel, wenda ni 072, ukandikaho n'indi mibare isigaye, ubwo ni imibare 7 iraba isigaye, cyangwa se ukandikaho 073, 073 ni imibare, ukandika indi mibare isigaye, cyangwa se ugakoresha MTN nayo irashoboka. MTN yayindi ya 078 barayemera nta kibazo, cyangwa se 079. Noneho hari ibihugu byemeye gukoreramo verification. U Rwanda rurabyemeye, tugiye kubivuga. Ibihugu byinshi, u Rwanda rurimo, sibyo? U Rwanda ni rurimo. DRC, hariya Democratic Republic of Congo ni icya kabiri. Icya gatatu ni Kenya.
icya kane ni Tanzania, icya gatanu ni Uburundi, icya gatandatu ni icya gatandatu ni South Africa, icya karindwi ni Saudi Arabia, icya kindi ni Seychelles, ikindi ni Egypt, ikindi ni Israel, ikindi ni USA, ikindi ni Canada, France, England, ikindi ni Argentine, Italy, Portugal, Spain, Cameroon, Afghanistan, Croatia, Brazil, India, Pakistan, China, Korea zombi y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru, Katari, tuvuge Dubai hari United Arab Emirates, biriya bihugu bya Dubai, bya Qatar, biriya byose. United Arab nk'uko ari United States za Amerika, tuzareba ibihugu bigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikindi gihugu cyemerewe ni Ghana, ikindi ni Gabon, ikindi ni Ubudage, Belgium, ikindi ni Ububiligi, Ubudage ni Germany, ikindi ni Ububiligi ariko Belgium, ikindi ni ibyo ngibyo, n'ibindi bihugu bisigaye za Afghanistan kwa zose n'ibindi bihugu bisigaye. Ibi bihugu rero byemerewe kuko wakoramo YouTube monetization, YouTube verification. Rero iyo umaze gukora verification uba wemerewe kwa uploadinga video iri hejuru y'iminota 15, ariko nanone ntabwo wemerewe kurenza video y'amasaha 12, ariko ujye ukaba wayirenza, ariko ntabwo amasaha 25 yarenga. Izo video bazemeraga cya mbere baploadinga video z'amasaha 28, ariko bazemeraga, ariko ntabwo bakibyemera. Hari nk'iyo Mr Beast uriya witwa Jimmy yari yashyizeho amasaha 25, ngo ari kubara kuva kuri 0 kugera ku 100,000. Indi video ya kabiri yo kuva ku 100,000 ava ku 100,000 agera ku 200,000. Noneho iyo umaze guketinga washyizeho video ukuntu za uploading uzikora muri phone. Niba uri kwa uploadingira muri phone, uri gukoresha phone uploadingira muri phone, ari machine urakoresha machine. Noneho uragenda uka-uploadinga video. Noneho niba ushaka kuzaba ubundi iyi used content uyibona ryari? Buriya ushobora kuza uka-uploadinga video ugafata nk'indirimbo y'undi muntu ukayikopiya ukayipastinga, icyo gihe baguha strike. Iyo nyiri video ariho aragutanga kuguha strike. Iyo ugize strike 3, strike nyine ni nka gasopo, active strike, channel yawe barayifunga bayikura muri YouTube, kongera ugakora indi nawe bakazayisiba. Ariko kugira ngo wirinde copyright, ukuntu ushobora kubyirinda uri gukoramo, niba umuntu yarekaramye ngo
wapodinze video irimo indirimbo ye, hari ukuntu ukuramo iyo ndirimbo ye, nabyo tuzabibona nimubishaka nimubisoma. Ariko icyo bita reused content ni iki? Reused content ubwo ubundi turebye ukuntu reused ni ugufata ikintu cy'undi muntu ukongera ukagikoresha, nta kintu nta bintu bidasanzwe bidatinzemo, ari copy paste. Ugafata nka video ya Papa Sava ukaza ugahita uyaplodinga, wenda nka cyangwa bamenye, ukaza ugahita uyaplodinga nta kintu na kimwe uhinduyeho, icyo gihe waguha reused content. Reused content tutaza kuyigeraho ukuntu uyibona na system bicamo. Hari n'igihe waguha copyright, ari akantu gatoya nk'akaririmbo k'amasegonda 5, ukavuga ati akantu reka nemere agakoresha nta kibazo, ariko ukaba ufite copyright. Icyo gihe iyo ugiye kuzahenga amafaranga muyasangira n'uwo muntu, ariko iyo nta copyright ufite uzajya wenyine. Noneho mu kwa-applyinga kugira ngo ubimonetize kuri YouTube hari ibintu byinshi bagusaba. Icya mbere ugomba kuba ufite abasubscribers, abantu bagukurikiye ku mbuga zawe kuri YouTube, biyandikishije kuri channel yawe ari 1000, ufite watching time 4000, cyangwa se ya kondisiyo ya mbere ugomba kuba ufite abasubscribers 500 na watching hours 3000, kandi watching hours zidaturutse kuri short, ahubwo ziturutse kuri videos ndende. Videos ndende ni za video z'umunota umwe, z'iminota 2, z'isaha, kuko dushobora tuba tumara amasegonda 30, nk'uko ari short imara iminota 3, ariko ni mu buryo bwa form ya short. Urumva short na video urabitandukanya. Ugomba kugera muri long video. Iyo video yabaye classified muri long video, igomba izo watching hours zose zirakonta muri monetization za long video. Noneho short ugomba kugira 3,000,000 z'ama views, kandi ukabigera mu minsi 90. That's 19 days. Kuko iyo minsi igenda, niba uyu munsi turi kwa mbere, uyu munsi reka urugero turi kwa mbere, uyu munsi turi kwa gatandatu, umunsi turi kwa gatanu, ejo ni kwa gatandatu, ejo bundi ni ku cyumweru, si iminsi 3. Noneho last 3 days, last 2 days, sibyo? Wenda tureka dufate icyumweru, nituba turi kwa gatatu, last 2 days agomba kuba ari kwa mbere. Nituba turi kwa gatanu, last 2 days ari kwa gatatu. None izo video zo kuva kwa gatatu kugera kwa gatanu bazazikombina. Igihe ushobora kugira video nyinshi kwa kabiri zikiyongera, zigatuma uzibyukana kwa gatatu. Noneho izo views zo kwa gatatu no kwa gatanu, iyo bazikombinye izo views zo muri last 2 days, rero ugomba kuba uri monetize, muri icyo gihe. Nako ugomba kuba ufite abasubscribers 500 n'amasaha 3000. Hari noneho iyo kondisiyo ukuntu baguhemba kuri membership. Noneho hari indi kondisiyo ya kabiri. Kondisiyo ya kabiri ni uko ufite abasubscribers 1000 n'amasaha 4000, cyangwa se miliyoni 10 za views z'amashoti. Kuri kondisiyo ya kabiri nawo ukeneye gukoresha AdSense yawe kugira ngo bazayiguhembereho. Hariya aha kabiri ukoresha AdSense yawe kugira ngo bazayiguhembereho, niho biba bitandukaniye. Ikindi rero,
Iyo umaze kuzuza ibyo byose ugomba kugira ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi bita channel history. Channel history buriya uraje uploadinze video, hari abantu bajya bavuga ngo bagure subscribers n'amasaha. Yego koko barabigura, ariko biragoye ko iyo channel yaguze aba subscribers n'izo watching hours bazimonetiza bigakunda. Biba bigoye ko wabona channel history, kuko channel history ni abantu. Ubundi channel history ni iki? Channel history nayo tuzayiganiraho ubutaha, ariko channel history ugomba kuba uyifite, mbese ni abantu bagiye bagukurikira, history zabo ziragenda zikibuka, zagakora icyo bita channel history. Ubu ngubu turi kuvuga kuri used content. Noneho uragiye wapurayinze monetize bya AdSense, wabishyizemo byose, kuko ni step 3 zo kwapurayinga monetize. AdSense yishyizemo, akubwiye ngo ufite used content. Noneho ikibi nta nubwo bakubwira ngo used content ngo iri muri iyo video, kuko izo video zose bazicekinga, bamara kuzicekinga imashini n'abantu bakajyaho bakabicekinga, bagahita bacekinga bakavuga ngo rero iyi video iri muri used content. Ni uko warakoresheje akantu k'abandi, cyangwa se warapodinze video abantu benshi bapodinze kuri YouTube, nta kindi kintu bihinduyeho. Nkuko waza ugafata indirimbo ya Nimbito ukongera ukayapodinga, cyangwa ya Element ukongera ukayapodinga, ariko icyo gihe ntabwo Element ashobora kuguha strike. Cyangwa za indirimbo za Derulo, za Jackson Derulo, za Michael Jackson, Ibana utarabona ukaza ukongera ukayapodinga. Jafari Jackson ubu menya rero usigaye ukurikirana imbuga nkoranyambaga za Michael Jackson, shaka kuguha strike. Used content rero ni gute wayirinda? Twamaze kubona used content icyo ari cyo, twabonye used content icyo ari cyo. Ubu tugiye kureba used content wayigize bapurayinze monetization, kuko akenshi used content bayiguha igiye kwapurayinga monetization. Wapurayinze monetization kakubwira ngo wagize used content, wabigenza bite? Hari igihe YouTube ishobora gukora ikosa ikibeshya. Akenshi iri kumva warenganye, uraza ugakora appeal, appeal. Hano bavuga ngo our reviewers have found that your appeal your channel contain used content. Baguha option ebyiri, baguha option yo kwapiyaringa na option yo kuzajya ukaripurayinga. Wemeye kwapurayinga inshuro zirenze inshuro 430 kuri YouTube. Noneho aha ngaha bari kuvuga ngo uyu nguyu yarapurayinze, avuga ngo iyo apeya bayanze, apeya ubwo ni video y'iminota 5 y'ukuntu ukora video zawe. Iyo ubizi neza ko ari wabikoze, ko nta by'abandi bakoresheje, iyo basanze ari byo, ari ngiye YouTube yibeshye, igahita ivuga ngo twibeshye. Iyo basanze ari byo bayikura ukaguha monetize, ariko iyo batasanze ari byo, appeal yawe itaciyemo, hari indi step uko wongera kuzariyapurayinga. Noneho kugira ngo wongere kuzariyapurayinga, ukazategereza kuzariyapurayinga ibintu byose byarakemutse, ugomba kugenda ukareba video zawe. Ubu ni igisubizo cya kabiri cya used content tugezeho. Uragenda ukareba video zawe zose, ukareba. Akenshi iyo YouTube iri gucekinga n'amavideo afite watch time nyinshi, niyihera niyo priority, yaza ikareba. Noneho wowe ikintu wakora hano, sibyo?
hano ikintu wakora hano baguhaye used content, uraza ukareba video zawe zose guhera kuri video ya mbere kugera ku ya nyuma, ukareba niba ukajya ureba video yawe, kuko YouTube bavuga ngo niba video yawe yaraploadinzwe n'abantu benshi kuri YouTube, iyo video bayikura ibiri used content. Ubwo uragenda ukareba video zawe ukazisacinga kuri YouTube, iyo usanze hari indi bijya gusa, buriya iyo upload video yawe uploaded kuri YouTube iha icyo bita identity, kuburyo niyongera kuba uploaded n'undi muntu uzahita ibimenya, kuko YouTube ni system ntabwo ari umuntu uri gukora. Abantu bo baza nyuma, system ariko yabanje gukora ni system baba barashyizeho. Hano rero used content, ureba video by video, ugafata ama video, kuko video igira ama title, ama description, aba tag, umuntu wataginze, byose biba biriho ukabihindura. Hagiye ushobora guhita warapurayinga nawe wakongera akavuga ngo ufite used content, ariko ntabwo babikubwira kubera ko ibintu gutera used, ibintu by'abandi bantu bapodinze ari benshi ukaba wabikuyemo, sibyo? Niba ari video y'abandi bakoperinze ukayipestinga ukayikuramo, icyo gihe bahita bakubwira ngo you appear, ngo you were assigned to the YouTube Partner Program. YouTube Partner Program ni ya mbese ni nk'ahantu, mbese ni nka timu y'abantu bahembwe na YouTube ugiye kwinjiramo, kugira ngo nawe YouTube uzajye iguha ku gashahara. Kuko YouTube iraguhemba binyuze muri AdSense, amafaranga yakajya kuri banki ukaba wabasha kujya kuyabikuza. Niko aba YouTube benshi babayeho. Aba Mr Beast we agashoti nayo nakoze kamuvugaho, ariko igihe kizagera niba twamuvuga byihariye tukazamuvugaho. Ikindi iyo bamaze kuvuga used content yavuyeho rwose utangira kuba monetize, ariko hari n'igihe ushobora kubona used content ukayibona nyuma ukaba warabaye monetize, ariko ukabona used content warabaye monetize. Ushobora kwibaza ngo niki kibitera? Kubona used content ushobora kubera ko iyo umuntu abaye monetize ubundi ufite access kuri copyright, kuburyo umuntu ashobora kuza akapodinga ikintu cyawe ugahita ubimenya. Buri muntu yapodinze ikintu cyanjye ugahita ubimenyesha YouTube, video yawe ugahita iblokinga, nako iyo video y'abandi bifite copyright wahitamo ko bayiblokinga cyangwa wahita minutinga, kubera n'igihe YouTube ihita ibyikorera. Ibyo turacyari mu bibazo by'ukuntu wakemura used content. Hano hari n'igihe ushobora kuba ufite channel, warakreatinze channel, YouTube channel, ukreatinga n'indi YouTube channel, noneho kuri YouTube channel ya mbere ugashyiraho video, noneho kuri indi YouTube channel ugashyiraho video isa n'iyo ngiyo, wajya ku applying monetization ukajya kuvuga ngo ufite ngo used content, kandi izo video zose ari izawe. Icyo gihe niyo yaba video ari iyawe ikajana, ntabwo wemerewe kuyaploadinga, ahubwo ibyo ngibyo ashobora kubifata nka spam cyangwa deceptive practices. Na video ari iyawe ntabwo wemerewe kuyaploadinga ku macano menshi icyarimwe, ngo yaploadinge uyishyire kuri channel imwe, wongere ushyire ku yindi, wongere ushyire ku yindi, gutyo gutyo.
ntabwo byemewe. Niba ugomba kujya kuri cana imwe, urayerekera kuri cana imwe. Ngiye bya USD ko wakemura USD content muri make, ko wakita ku kibazo cya USD content. Ikindi, here is what you can do to review feedback about your PO. If you initial feedback, disobey YouTube policy. Buriya used content ubwo iyo wayibonye uwangije YouTube policy. Buriya na boss mu kazi umuntu ashobora kuba aguhemba iyo umuntu agukoresha nawe afite amabwiriza, n'umuntu uyobora kampani. Umuntu uyobora kampani aba afite amabwiriza agenderaho. Aba yashyizeho amabwiriza, n'umwarimu araza agashyiraho amabwiriza, diregiteri w'ikigo agashyiraho amabwiriza y'ikigo, nako aba yashyizweho na Bwana Rwanda wa Karinesi. Ubuyobozi buba bwashyizeho amabwiriza avuga ngo amashuri agomba kujya atangira igihe iki n'iki, agomba kujya atangira igihe iki n'iki, akarangira muri iki gihe. Abantu bakiga ku wa mbere, abanyeshuri bakiga kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, bakiga no ku cyumweru. Bakiga ku wa mbere, ko abanyeshuri biga gutyo ubwo aba ari abo muri kaminuza, ahubwo abo muri pirimeri, ukuntu tugiye guhera muri pirimeri. Bakiga ku wa mbere, bakiga ku wa kabiri, bakiga ku wa gatatu, bakiga ku wa kane, bakiga ku wa gatanu. Noneho abo muri segonderi biga ku wa mbere, biga ku wa kabiri, biga ku wa gatatu, biga ku wa kane, biga no ku wa gatanu. Yaba muri kaminuza impamvu biga za muri weekend, arabiga weekend, ariko nka kaminuza ziba zifite abantu, zivuga ku buryo abantu ngo bariga
abantu ngo barega kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri kugera ku cyumweru. ngo niba umuntu yabonye lisiti kontenti aba yishe itegeko rya YouTube, ariko uri kwa uploadinga bisanzwe ntabwo bakubwira ngo urapurayinze wisigira lisiti kontenti. oya, wamenya uko uyikuramo. ibyo ngibyo babikubwira uri hafi ugiye gutangira kujya gukorera amafaranga, ugiye kujya mu muryango